So did they come back only that one time? none se baba baragarutse inshuro yonyine? Reka. Niba hari ikintu kitajya kiva ku izima ni abamarayika. Mbega reka ntibashobora kuyamanika, ntibibaho. Mbega If there's things that they don't like to give up, is angels. ko bakubona ubu ngubu, gusa mbere nashakaga kugica. Reka ubuzima nabayeho nyuma yaho urabuzi. Umuryango wanjye niwo wabikwibwirira. Bavuga kurwara nari uruzingo ubyumve, yari uruhu n'amagufwa byonyine. Mana yanjye, yego. I was like bony, like bones. Skin and bones. Yeah, skin and bones only. Umuvandimwe mbikubwira ubyumve, haba ubwo buno buzima buguhinduka bya nyabyo. Nzi kubabara icyo ari cyo. Inyuma y'igihe maze kumva nzinutswe ubuzima bya burundu, nibwo Yesu yambonekeye inshuro ya kabiri. Icyo gihe iyo aramuka ataje cyangwa se ngo agire umumarayika atuma, sinzi icyo mba narakoze. Mbega I don't know what thing that's supposed to do. Wow. That they're supposed to do. And one day I remember I was in my bed, in my room, before everything. I was on my bed. Laying down. Yeah, thinking this thing. ndibuka yuko umunsi umwe nari ku buriri bwanjye ndyamye, ndiho ntekereza nk'ibyo undi muntu yatekereza. Ubwo kandi abamarayika bawe bari aho ngaho nk'ibisanzwe cyane rwose. Gusa nyine nari natwawe n'intekerezo icyo akora ndi maso. Nuko ngiye kubona mbona umucyo muto aho mu cyumba utangira kugenda ukura cyangwa se waguka. Ubwa mbere mu buzima bwanjye baba bamarayika bansize ukwanjye baragenda, bitewe n'uwo nguwo wari ubonetse aho ngaho asa n'umuntu. Yangushije ikinya wese cyangwa se umubiri wanjye wose yawugize paralize, ariko ntiyamfunga amaso. Sinabashaga guhumbya, nagumye nkanuye, ari nta gice cy'umubiri wanjye kibasha kuva aho kiri. Simbe nanavugisha umunwa wanjye ngo ijwi risohoke. Mbega wari ukiryamye ku buriri bwawe cyane rwose. Mana yanjye, nahise nkwamira hamwe. Natwe twajyaga dukora ibyo nk'igihe umurozi aje gutera umuntu, uwamugushaga ikinya ntihabe hari urugingo rw'umubiri we yanyeganyeza, gusa ntube wakora ku ntekerezo ze. Ubwonko bwo bwagumyaga gukora nk'ibisanzwe, ari nta guhagarara nk'uko biri ku bindi bice by'umubiri. Nibyo bita sleep paralysis. Umubiri wawe umera nk'uko umeze iyo urimo kurota. Ubwo ibyo urose cyangwa se utekereje utaba wabishyira mu bikorwa. Itandukaniro nuko gusa ibyo biba byanakubaho ukanuye cyangwa se uri maso utarimo kurota, ahubwo rwose uhugukiwe n'ibiriho bijya mbere. Irindi tandukaniro nuko iyo uri mu nzozi ukaba uhumirije, burya amaso yawe abararanganya vuba cyane. Ni mu gihe muri no paralize ho amaso yawe aguma uko ari nta kuraranganya. Inararibonye ziteye ubwoba cyangwa se zidasanzwe zikunze kujyanirana nabyo, wazazikoreraho ubushakashatsi nko kuri Google wanditsemo iryo jambo sleep paralysis. Ni ukuvuga yuko abamarayika babi igihe babaga hari bafasha kwica umuntu bamugushaga ikinya. Yego, none ubwo uri biboneye ari wowe ubwawe bibayeho. Nibajije ikibaye, nabyibajije mu ntekerezo. Nari nzi yuko adashobora kugira icyo ahungabanya ku ntekerezo zanjye. Yabaga yakora ku mubiri wanjye, gusa ku ntekerezo zanjye ho wapi. Mu mutwe wanjye namubazaga uwo ari we, icyo akoraho, ikimuzanyaho, gutyo. Hashize umwanya narekeye aho kubaza, nuko ndareka nabagira icyo avuga. Ijambo rya mbere yavuze ni iringiri ngo akira amahoro, ngo gira amahoro. Akivuga atyo numvise umutima ukomeye nk'ibuye nari mfite umvamo. Iryo jambo ryankuyemo umutima wanjye mubi, buri kimwe kibi. Nuko ngira amahoro ku nshuro ya mbere. Kugeza ubwo sinari nakamenyeho icyo amahoro ari cyo.
nagize amahoro, nibaza ibibaye. Wumva umerewe neza, ucururutse muri wowe. Haba ubwo utamenya uko amahoro nyayo asa. Ntabwo ari amahoro n'umunezero bino bisanzwe ugira iyo wibitseho ikintu cyiza, ubonye nk'amafaranga cyangwa nk'umukoresha wawe akuzamuriye umushahara. Oya, si ibyo ngibyo. Icyo ni ikintu cy'umwimerere cyihariye. Impamvu nuko nari nsanganywe umutima urimo ubusa, mu mutwe ari vide, numva ari ntacyo ndicyo. Nubwo inyuma byasaga naho mfite buri kimwe, gusa mu mutwe wanjye, mu mutima wanjye nari vide. Gusa muri uwo mwanya nagize amahoro. Bimera nkaho buri kimwe cyari vide muri jye gisenderejwe. Mbega akivuga iryo jambo nagize amahoro. Yehereye ko atangira kuvuga ati, nakuremeye ibyiza. Imana yaturemeye ibyiza, ntiyaturemeye ibibi. Yaturemeye ibyiza n'ibirushaho kuba byiza. Yaravuze ati, nakuremeye ibirushaho kuba byiza. Imana yaturemeye ibirutaho kuba byiza. Ndabizi turi mu isi irimo ibyaha gahishyi, nyamara Imana iri kumwe natwe kandi iratureba iteka, irirana natwe. Rero yareka atangira kuvuga ati, njaha kubera yuko umaze igihe kirekire unsaba kuza nkakwereka. Ni ukuvuga ko yatangiye akwibwira, kubera ko nk'uko wabivuze wamubajije uwo ari we. Yego. Rero yarambwiye ati, ni jyewe wasabaga yuko nakubonekera. Ndaha nk'uko wabinsabye, nje nkanjye nk'uko wabyifuje, ngaha aho ndi. Namubajije ibibazo byinshi cyane, yehereye ko atangira kunsobanurira ibyo ntari nsanzwe nzi muri ubwo buryo. Yambwiye inkuru nyayo itari uko nari narayize. Ni ukuvuga ko yatangiye kugira ibyo akubwira, gusa mbere y'ibyo arakwibwira. Yego. Yanyibwiye amenyesha yuko ari we muremyi wanjye. Ubwo yambwiraga yuko yandemeye ibirushaho kuba byiza, namenyeyeho yuko ari we muremyi, ngo nakuremeye ibirushaho kuba byiza. Yangaragarije yuko ari we muremyi wacu. Mbega nibyo. Yatangiye kumbwira iby'igitekerezo nyakuri cyo gucungurwa, yuko waducunguye ari we Mana yacu. Yatangiye gusubiza ibibazo nibazaga mu mutwe wanjye, kimwe ku kindi, ntiriwe mbumbura umunwa wanjye. Ni ukuvuga yuko yagusomaga intekerezo. Yego. Yego ko. Gusa wumve yuko ari nta mumarayika n'uwo n'umwe, habe na Satani cyangwa Rusufero ubwe, wajyaga abasha kunsoma mu mutwe ngo amenye ibyo ntekereza muri uwo mwanya. Satani ntiyabimenya utabimuhereye urwaho. Ntafite ubwo bubasha. Ariko no we yaranshengeraga akansoma mu mutwe, ari nta n'urwaho na ruto mbimuhereye. Yahasomaga nk'ibisanzwe, akajya asubiza ibibazo uko nabibajije mu bwenge bwanjye. Ni ukuvuga ko ikibazo wibazaga mu mutwe wawe aricyo nyirizina yagusubizaga. Yego. Rero ubwo yari aho, bwari ubwa mbere mbonye umuntu usa utyo. Yasaga mu buryo bwihariye. Byagize icyo binyibutsa. Nariyumviriye ndibaza nti, ariko no si umwe nabonye hahano. Yari we? Cyane rwose yari we. Yasaga n'umuntu, gusa umucyo wamuturukaga mu mubiri. Mbega yari umuntu asa n'abantu, gusa yifitemo umucyo. Uvuga ibyo ubura uko ugarutse kuri bino. Mbese ni ukuvuga ko abamarayika basa ukwabo kwihariye? Yego. Abamarayika bo nari nsanzwe nzi uko basa, biba beza cyangwa se abamarayika babi, bo nzi uko bateye. Gusa uno we yari yihariye. Nari nsanzwe mbizi yuko abamarayika bafite imbaraga, yuko baramutse bakwishuriye mu ikuzo ryabo ryose utabaguma impande, kubera imbaraga zabo. Uba wapfa bitewe n'ubwinshi ndengakamere ubw'umucyo ubaturukamo. Gusa iyo babishatse barawugabanya, mukavugana nk'ibisanzwe. Bahisha izo mbaraga zabo. Uko niko biri ku bamarayika babi n'abeza. Barasa ubarebeye inyuma. Icyo batandukaniyeho ni imirimo n'ibyo bashinzwe. Abantu bo biyeguriye gukora ibyiza byonyine, naho bariya bo biyeguriye ibibi byonyine. Nibyo ko bashobora kwigira nk'abakora ibyiza, gusa inyuma y'ibyo byiza umenya ko hari ikibi kiba kihihishe. Ni muri ubwo buryo. Ni ukuvuga yuko abamarayika bo basa ukwabo utakibeshyaho. Yego. Nibwira ko bagira amababa, si byo se? Yego. Nandetse sinshaka kwinjira muri ibyo ngibyo ubu ngubu, gusa nyine bafite amababa. Mbese icyo cyaba ari cyo kintu nyamukuru cyatandukanyaga abamarayika n'uwo muntu wari uguhagaze imbere. Ni imiterere cyangwa se ikimero. Uno we yari umuntu, icyakora ntiyari umuntu usanzwe.
Okay. Yari yihariye. Amfasha mbyumve neza. Ni gute nyirizina? Mbese nuko yakaga urumuri, umucyo ukamuturukamo? Yarasaga imirase y'umucyo yego, ariko n'imiterere ye cyangwa se igihagararo cye ari kirekire. Uburebure bwe ntibwari ubw'umuntu usanzwe. Ni ukuvuga ko yari muremure cyane? Yego. Yari gasongo cyane? Yego. Ese yaba yarareshyaga na Shaquille O'Neal? Oya. Indeshyo ye yari nk'iy'abamarayika. Nimvuga indeshyo y'abamarayika, wumve nka metero 6 cyangwa 5. Wakaba bimbwira muri fiti aho kubimbwira muri metero. Kubera ko nabyumva gusa mbibwiwe muri fiti. Ubu noneho mbasha gukurura igihagararo cyangwa se uburebure bw'ababayeho mbere y'umwuzure na nyuma gato yaho. Kubera ko mu nyandiko z'ibanze ku kagingo kabo k'151 n'igice kimwe ndetse no mu gitekerezo cyo gucungurwa kuri paje ya 20 tubwirwa tuti ababayeho mu gihe cya Nowa n'icy'Aburahamu basaga n'abamarayika mu gihagararo, uburanga n'imbaraga. Ariko ab'ibisekuru byagiye bikurikiraho bakomeje kugenda bagira intege nke kandi bakarwaragurika, maze igihe cyabo cyo kurama kiba kigufi. Ngo Satani yakomeje kwiga uburyo yarembya kandi akagwabiza ikiremwa muntu. Adamu akiva mu biganza by'umuremyi we yari afite igihagararo gihebuje kandi ateye neza. Yasumbaga abantu baba ku isi muri iki gihe inshuro zirenze 2, kandi yari afite impagarike iboneye. Yari afite uburanga butunganye kandi burangaza. Umva, ntiwasoma aya magambo amaze ngo ugumye kwifuza uburebure n'uburanga bw'abantu ba none, kubera ko buri hasi cyane iby'Imana yaturemanye kandi yifuza kuzadusubiza. Rero akomeza agira ati yari afite uburanga butunganye kandi burangaza. Mu maso he ntiheraga cyangwa ngo hereruke, ahubwo hari hatoshye hatemba itoto ryinshi. Ni mu gihe mu ntambara ikomeye mu gitabo Elegitoronike ku kagingo kawo ka 622 n'igice kimwe dukomeza tubwirwa amwe mu magambo mfata nk'isezerano rikomeye cyane. Hagira hati bose bava mu bituro byabo bafite igihagararo babyinjiranyemo. Adamu uba ahagaze hagati y'iteraniro rinini ry'abazutse, aba basumba bose kandi abaruta ubunini. Icyakora ari mugufi ho hato cyangwa se ho gato ku mwana w'Imana, ni ukuvuga Yesu. Agaragaza itandukaniro rikomeye n'abantu babayeho mu bisekuru byakurikiyeho. Ibyo ubwabyo bigaragaza gusigingira gukomeye kw'inyoko muntu. Gusa bose bazukana itoto n'imbaraga bihoraho bya gisore. Mbere na mbere umuntu yari yararemwe asa n'Imana, atari mu mico gusa ahubwo no ku ishusho no mu miterere. Icyaha nicyo cyahanaguye ndetse cyenda guhindura burundu ya shusho y'Imana umuntu yaremanywe. Ariko Yesu yazanywe no kutugarurira ya shusho y'Imana twambuwe n'icyaha. Azahindura imibiri yacu y'ibizenzegeri maze ayihwanye n'umubiri we ufite ubwiza. Umubiri upfa, ubora, wangiritse, wahindanijwe n'icyaha azawutunganya uhinduke agahozo kandi uhabwe ukudapfa. Inenge yose n'ubumuga bwose bizasigara mu gituro. Nibagaruzwa ku giti cy'ubugingo cyo muri Edeni bari bamaze imyaka myinshi baratakaje, abacunguwe bazakura bagere ku gihagararo cyuzuye cyari gifitwe n'inyoko muntu ubwo yari ikiri mu ikuzo ryayo ku ikubitiro. Ibisigisigi by'umuvumo w'icyaha bizakurwaho kandi indahemuka za Kristo zizagaragara mu bwiza bw'Umwami Imana yacu, haba mu bwenge, mu bitekerezo no mu mibiri byabo. Bigaragaza ishusho itunganye y'Umwami wabo. Mbega gucungurwa gutangaje kwavuzwe igihe kirekire, kukiringirwa igihe kirekire, kugategerezanywa amatsiko menshi cyane, ariko ntigusobanuke byimazeyo. Rero ni ukuri Yesu ashimwe. Yego ni murefu cyane. Yari muremure koko, aturuka muri mirase y'umucyo, afite ibimuranga byihariye n'imico iteye ukwayo. Ukimubona byonyine atiriwe agira n'icyo avuga, ubona ko yihariye. Mbega uravuga utuno arihariye pe, uhita wifuza kuba nka we. Ukimukubita amaso byonyine, yego, ukimurabukwa byonyine ubona rukundo aguhagaze imbere,
cyangwa se urukundo rufite imiterere bwite nk'iy'umuntu, ukanabona imbabazi aho imbere yawe. Ni ukuvuga imbabazi tuzivuze mu ishusho y'umuntu. Ni ukuvuga ko rero Bibiliya imwitira ukuri ijambo ry'Imana mu mubiri. Yego, unyibukije amagambo yo mu gitabo impano z'umwuka cyangwa umwuka w'ubuhanuzi, volume ya 4 kuri paji yawe 119. Amagambo agira ati: ubwo Yesu yajyaga mu ijuru ashoreye imbaga y'abanyagano aherekejwe n'ingabo z'ijuru, maze agahabwa ikaze mu marembo y'umurwa, mu ndirimbo z'abamarayika z'intsinzi n'umunezero, narebanye kumiro no gutangara yuko Yesu yari afite igihagararo ikisumbuyeho nk'icyo yari afite mbere yo kuza mu isi ngo apfire umuntu. Marayika yagize ati: Imana yakoze igitangaza gikomeye cyane icyo guhindura Kristo umuntu ngo ature mu bantu, kandi kubw'imbaraga zayo zishobora byose ikaba izashyira ejuru umuntu wacumuye akononekara kandi agasigingira, ndetse na nyuma y'aho abantu bacunguwe bagakurwa mu isi, ikazatuma bakora nk'inyana zo mu kiraro. Mu mbaraga zayo zitagerwa ishoboye gusubiza umwana wayo ikunda igihagararo cye kinini yari afite mbere yo kuva mu ijuru, akicisha bugufi nk'umuntu, maze akemera gupfa urupfu rwo ku musaraba. Anandi mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose akomeza agira ati: Kristo yagiye mu ijuru afite ishusho y'umuntu, umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, nk'uko tubibwirwa mu Byahishuwe 1:7, urwa mbere rw'Abatesalonike 4:16, no muri Matayo 25:31. Kugira ngo itwemeze inama yayo idahinduka y'amahoro, Imana yatanze umwana wayo w'ikinege ngo abe umwe mu muryango w'abantu, ngo agire kamere y'umuntu by'iteka ryose. Iri ni isezerano ritwemeza yuko Imana izasohoza ijambo ryayo. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Imana yatwaye kamere y'umuntu binyuze mu mwana wayo, kandi yari izamukanye iyijyana mu ijuru risumba ayandi. Ni umwana w'umuntu ufite uruhare ku ntebe y'ubutware bw'ijuru n'isi. Ni umwana w'umuntu uw'izina rye rizitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro, nk'uko biri muri Yesaya 9:6. Uwo ndiho niwe muhuza hagati y'Imana n'abantu, ubasha guhuza aba bombi akoresheje ukuboko kwe. Uwo niwe wera, utagira uburiganya, utanduye, unyuranye n'abanyabyaha, nyamara udakozwe isoni no kwitwa umuvandimwe wabo, nk'uko biri mu Baheburayo 7:26 n'igice cya 2 ku murongo waho wa 11. Binyuze muri Kristo, umuryango wo mu isi womatanye n'umuryango wo mu ijuru. Kristo wambitswe ikuzo ni umuvandimwe wacu. Ijuru rizingiyemo ubumuntu, kandi ubumuntu buzingiye mu gituza cy'urukundo rutagira iherezo. Yego, niba utarabonaho umuntu usa n'urukundo, guhura nawe ni nko kwihurira n'urukundo ubwarwo. Kumureba byonyine biguha ipica y'urukundo n'impuhwe. Yego, Mana yanjye, umva, namara umunsi wose twivugira kuri ibyo. Naramusamariye. Nicyo cyatumye muri havuka ikibazo cy'ukuntu yaba asa atyo, akaba ari mwiza gutyo, ari urukundo, gusa akaba yaremeraga yuko dukora ibibi. Niko wamubajije? Yego, namubajije icyo kibazo kubera ko namubonye maze nabitekerezaho bikambabaza. Naho amereye umutima mushya byarandakaje. Wagize umujinya mwiza? Ni ukuvuga yuko ari aho watangiye kugenda urakara bitewe no kumubona ugasanga agwa neza. Yego, nturi umunyaneza, ndabona atari uko nari narakwigishijwe. Ariko se kuki wemera yuko bino bibaho? Ni kuki wemerera ibibi kugira ku bantu cyangwa se kuri nose? Icyo nicyo kibazo nabazaga. Igisubizo nahawe icyari giteye nka gutya. Nabyanditse mu gitabo cyanjye. Nibyo gusa dusogongezeho ku batagifite. The answer is was like I wrote in the book. Yes. Yeah, I wrote in the book. But give us some for the people who don't have it. He said, Yahereye kavuga ati, ubu uri hano kandi urimo uranyumva. Kubera yuko ari jye wemeraga cyangwa se wemeye yuko ubona uko nakora ibyo mwakoraga. Haba ubwo kwemera yuko abantu cyangwa se umuntu runaka ababara
biba ari imbuto ibibi agakiza ka benshi cyane. Uko niko yakwibwiriye. Yego. For a lot of people to be saved. He said that to you. Yes. I can't do now everything that I want to do. Ubu simbasha gukora buri kimwe nifuza bitewe n'amategeko nawe uzi. Hari amategeko agenga intambara ikomeye yemerera Imana kuba yakora icyo ishatse cyose ariko itayarenzeho. Kandi ubwo Imana niyo yashyizeho cyane rwose. That God can do whatever he want to do, but according to the great conflict law. Which he created. Yes, he created. So when he said God, none se avuga Imana yaba yarimo yerekezaho, ntiyavuze Imana nyirizina, ahubwo yagize ati amategeko nashyizeho. Okay, ni ukuvuga ko ngo yakora buri kimwe akurikije amategeko yishyiriyeho. Yego, yanyigaragarije nk'umuremyi, ntiyigeze akomoza kuri data, ahubwo buri kimwe yavugaga yakivugaga nk'aho ari we muremyi, yanyerekaga yuko ari we muremyi. So now I start to some question was coming when she was talking, that some question was coming and answered whole questions. Ubwo yavugaga nagiraga ibindi bibazo, asubiza buri kibazo icyari kindi mu mutwe, atangira kumbwira inkuru ntari nzi iy'amateka yo gucungurwa ubwo yaremaga buri kimwe n'igihe Lusiferi yigomekaga, no hanyuma ubwo abakurambere bacu batumviraga araza ageza ku byabereye ku musaraba. Then after some time when our fathers failed to obey, and then up to the story of the cross, and he after that when he amaze kumbwira igitekerezo cy'umusaraba yanyeretse ko ari we wa muntu wo ku musaraba, ati ndi umwe wigishijwe yuko atuye inyuma y'ikirere cy'ubururu n'igihe tuvugana. Mbega you learned that is the man that living behind the blue sky. It is me. Wow. And he show. Yehereye kanyereka ibimenyetso aha mu bujana bwe ibyaha imisumari yamunyujijwe, ati burya ndi wa wundi wa muntu wo ku musaraba. Ibibazo byahise binshirana mu mutwe, nta kibazo cyongeye kuhaza. Mbega yasubije buri kibazo nari mfite. Any question? I didn't have any question in my mind. Wow. He answered every question. Sometime, and I didn't write something from that moment in the book. Mu gitabo nanditse hari ibyo nanditse byo muri icyo kiganiro, gusa ndimo ndandika ikindi gitabo aho nzavuga ibyo yambwiye. Reka kirantindiye. Bakunzi bacu mudukurikiye, niba mutarakurikiye ikiganiro kibanza nagiranye na Gaburiyeli, mwaba mwaracitswe no kuba ngo bano bamarayika babi barashakaga yuko azavamo umwanditsi. Gusa nawe Yesu amuhinduriye icyo cyifuzo nyirizina cyambubayeho twibanire. Aracyakunda kwandika, aracyakunda gusoma. Gusa buno bwo si kubw'ikuzo ry'abo bamarayika babi, ahubwo ni kubw'ikuzo ry'Imana. Yego, ni iki gituma muri kino kiganiro mutahwemye kumva avuga yuko arimo arandika ikindi gitabo. Umuvandimwe akunda kwandika. Yego, ntindiwe rwose gusoma icyo gitabo ikindi nkumva ibyo ufite kuvuga ibyo, kubera ko twari dukeneye kubyumvaho byinshi ku kiganiro wagiranye na Yesu. Ariko se ni iki cyakurikiyeho? Ni iki cyahereye ko kiba ibibazo byawe bimaze gusubizwa ugacururuka? Ni iki kindi cyabaye? Yehereye kankuramo ya paralizi, yemerera umubiri wanjye kuba noneho wava aho uri nk'isanzura nk'ibisanzwe. Nibyo, yego, bivuze ko yambaye ubushobozi bwo gukora uko numva cyangwa se kwifatira icyemezo. Yagumye aho ahagaze. Ibyo bintu uzabibonana umuremyi gusa, ni umwereko we. Ntashobora kugira uwo ahata, nawe yahatira kwakira urukundo rwe. Ukwiye kurwemerana umudendezo wawe. Ntabwo ari nka ruriya ruhande aho baraguhata, hakora igitugu mu buryo bwinshi. Haba ubwo bakwereka yuko nudakora iki n'iki uri bupfe. Gusa hano ho haba umudendezo. Yari agitegerereje aho ngaho. Sinari nzi igituma ari aho ngaho acecetse. Ntacyo yari akivuga. Mana yanjye, that if you not doing that thing you will die. If not doing, but for this one was for freedom, was waiting there
I didn't understand why he was there in silence. Didn't say anything. Oh gosh. So wait. buretse ni ukuvuga yuko utari ukiguye ikinya ngo uba utakisanzura. Yego, waba se warahereye ko uhaguruka kubera yuko nyine wari wahoze uryamye, ese byose? Yego. Waba warabyutse? Yego. Bivuze yuko wabyutse undi nawe akaguma aho ngaho gusa ategereje guhanza amaso? Yego. Ntacyo yavuze, yarandebaga byonyine. Yes. He didn't say anything. He was looking at me only. And then I believe that was a power behind. Nizera yuko aho hashobora kuba hari indi mbaraga itagaragara iri insunika ibwira ubwenge bwanjye iti ukwiye kumwakira ukamwemera nk'umukiza wawe, mbega kugira ngo akubere umurengezi, akurinde, weho witinya, azabana nawe. Nawe reko ndagenda ndapfukama, nuko ndavuga nti Mana, ni weho umuremyi wanjye, nyakira umbabarire ibyo nakoze. Impamvu nuko yari yambwiye ibyo nakoraga byose, ibyo nabagamo byose yarabimbwiye, ibyo nabagamo byose yabikomozagaho. God, you are my creator. Receive me and forgive me the thing that I did, because he told me the thing that I did. Everything that I did, I was there. When did I was there? Yaravugaga ati ubwo wakoraga iki n'iki burya nabaga mpabaye, ati muri buri kimwe wakoraga nabaga mpabaye nkukurikirana. Yakubwiye buri kibi wakoze? Yego. Ati nabo abantu mwatambaga ndabazi, kandi nababuranaga nabo, haba ubwo baba ari izo mbuto zanjye zibibiwe gukiza abandi. Ati nzi ibyo ndimo. Ati abantu bo nibabyishimira kubera yuko badakunda umubabaro, nyamara nzi icyo kubabara ari cyo, kubera ko nanyuze mu mubabaro, nzi uko umera kurenza undi uwo ari we wese uriho, Mana yanjye. Ati ndabizi. But I know what meaning suffering because I was there and I passed through that suffering more than the person that are suffering today. Mercy. I know. Help And us, the Lord. people suffering, you and the other side, people suffering not because Ati kandi wowe na bariya abantu baboraga atari igihe biturutseho, ahubwo ari kubw'amahitamo y'ababi. Nimwe mwahitagamo kwica abandi no kubababaza. Niyo nabibabuza ni hahandi mwaca inyuma mukabikora, kubera yuko ari byo mwiyemeje cyangwa se mwahisemo. Ati sinabangamira amahitamo yanyu. Haba ubwo twibaza, ari nabyo turimo none, igituma Imana yemera yuko ababi baramba kurenza abandi kandi bakora ibibi. Bizasobanuka mu gihe cy'Imana, si mu cyacu gihe. Ni inzozi z'Imana yuko bose uko bose bakabaye bakira cyangwa se bakizwa. Iyo harurira n'Imana ibiri aho irira, nuko bimeze. Ndetse yewe n'inyamaswa itatse Imana itakana nayo. Mana yanjye, ubwo nibwo buryo bwonyine Satani n'abamarayika be bababazamo umuremyi bagahora bamuriza. one bird, one animal is crying. He's crying there too. Mercy. And this only the way that Satan and his angel they are doing to make the creator sad and crying all the time. Like that. The evil and the good are there. Ikibi n'ikiza biriho, nta hacu guhitamo uruhande twifuza kubarizwamo. Yagarutse kuri ibyo bintu. Naravuze ntiburya ntubu noneho mfite amahitamo, kubera yuko mfite umudendezo. Nawe uraho dukurikiye, ndashaka kukumenyesha yuko Imana yemeye yuko byose bigenda uko, kugira ngo weho nanjye twihitiremo. Imana ni urukundo. Ubu tuvugana Imana ni urukundo, ni imbabazi. Gusa ntitwibagirwe yuko Imana ari n'ubutabera, ni urukundo n'ubutabera icyarimwe. Don't forget that God is justice. At the same time, His love and justice. There is no anyone in this world that can do a justice than Him. Muri ino si ntawagira ubutabera kwirenza. Yemeye yuko bino bibaho, gusa mu gihe cyayo yagennye, nivuga iti bihagarare, byose bizahagarara. Nuko ibaza abantu ibikorwa byabaranze, imirimo bakoze, iti ni wowe mbaza sundi. Izaturyoza ibyo twakoze, umuntu ku giti cye. Ntituzabazwa ibyo abandi bakoze. Reka reka,
ahubwo izakubaza igituma utakoze ibikwiye, igituma utafashe ibyemezo bizima ngo uhitemo icyiza. Ntizakubaza irebeye ku byo abandi bo bakoraga. Oya, ukwiye kujya ureba ibyawe ukibaza niba ibyo urimo ari byiza cyangwa ari bibi, niba ari bizima cyangwa bipfuye. Icyo nicyo kibazo wakibajije. The thing that I'm doing is good or wrong, is right or wrong, is good or bad, is the question. Some of us, we are Christian, but we don't know about Christianism. We are religion, Christianity. Right, right. Bamwe muri twe turi abakristo badasobanukiwe n'icyo ubukristo ari cyo. Tuti ndi umukristo nyamara ntacyo tuzi ku bukristo. Uti ndi umunyedini nyamara ari ntacyo uzi ku idini yawe. Kimwe cyuzi ni imigenzo wasigiwe, niyo gusa ukurikiza. Gusa Imana yifuza kutwihishurira, ikadutera kwibaza ku byo tubamo kandi dukora, niba ari byiza bikaba bihamanya n'amategeko yayo mbonezamico cyangwa se atari ko biri. Ni iki twakabaye twibaza. Woweho gusa ibindi biharire Imana, maze wibaza ibintu bibiri bitari bimwe. Niba koko Imana ikureba ikakubonamo umuhungu wayo cyangwa umukobwa wayo, ikaba iri kumwe nawe. Amena. This is my son, this is my daughter. I'm with them. Amen. So tell me something. Did the evil angels ever come back? Agira icyo nyibwirira. Abamarayika babi baba barigeze bagaruka. Kubera yuko nyine numva icyo gihe wari wamaze gufata icyemezo, wanzuye yuko ushaka gukorera Yesu ugakora ibyiza. Baba barigeze bagaruka? Yego, inyuma y'igihe baragarutse. Bashakaga yuko mbagarukira. Mbere yuko batangira kundwanya bakambihiriza ubuzima mu buryo bwose bushoboka, baje kunsaba bati tugarukire, uri wacu, turagukunda, kuki watugambaniye, tugarukire, tuzakubabarira. Gusa muri jye nari mbizi yuko ari abicanyi. Come back. You belong to us. We love you. Why you betrayed us? Come back to us. We forgive you. But I knew in my mind they are killer. When you go back, after some time they will kill you. Iyo usubiyeyo inyuma y'igihe barakwica, kuko baba batakongera kukwizera. Narabasubije nti oya, ntifite undi mutware, ubu mbarizwa muri runo ruhande, kandi sinzigera mpirahira ngaruka aho ngaho. Ntubu ndaha. Abahereye ko batangira kuvuga bati nuramuka utagarutse uzabona ibizakubaho, uzapfa. If you not come back, you will see what thing that will happen in your life. So we die. And those were the angels that were always around you. Yes. Saying that. Kandi ubwo abo bamarayika mwahoranaga. Yego, ngo uzapfa. Nari mbizi yuko ubwo bavuze gutyo ubuzima bwari kuzankomerera cyane, kubera yuko batajya bakina, nta byo gutera urwenya bagira. Bahereye ko baratangira. Mana yanjye, yego, umuryango wanjye, mukuru wanjye, umugore wacu cyangwa se umugore uvukana na madamu n'abishywa banjye bazi iby'iyo nkuru. Na barumuna banjye babi wanjye baranze indwara, nkarwara nkongera nkarwara gutyo. Nahoraga ndwaye. Mbega, yego. They knew the story about me when I became sick, like Mercy. that. Only sick, like that. Wow. Yes. So did they come back only that one time? None se baba waragarutse inshuro yonyine? Reka. Niba hari ikintu kitajya kiva ku izima n'abamarayika, mbega reka ntibashobora kuyamanika, ntibibaho. Mbega, If there is things that they don't like to give up, is angels. Wow. They want to give up. No, they don't. Wow. I learned this thing from them. nibo nigiyeho icyo kintu, kutava ku izima na rimwe. Mbega, yego, barahagarara ubundi bakagarukana andi mayeri. Mbega, ubwo rero bamwe bahoraga bakuzengurutse, baragarutse bagusaba kubagarukira, urabyanga. Inyuma yaho haba hari abandi bamarayika
bagarutse kugusaba ko wakongera kwifatanya nabo. Baraje inshuro nyinshi cyane back and try to ask you to join, to rejoin. They came a lot of times in different way. They came, appeared to me, no, come back. I was saying the same way, no. Bagiye banyereka mu buryo butandukanye bambwira bati wagarutse koko, nkabasubiza ko akundi yuko ntashobora, ntimuva aha mu izina rya Yesu, bagahita bagenda. Ubwo Azubadi yazaga, Azubadi yabanjirije Lusiferi kubera yuko yari we mujyanama wanjye. Yaraje arambwira ati mwana wanjye, ni ibiki wakoze ibyo ngibyo, ufite ikibazo kihe? Uretse gato, mbese aho n'inyuma y'aho abamarayika bandi bagarukiye? Yego. Ni ukuvuga yuko bagarutse ukabahakanira bakagenda, ni uko nyuma y'igihe akaba ari bwo Azubadi wa mumarayika ukomeye aza? Yego. Yarazanywe no kunyibutsa ibyo sogokuru yambujije kudatatira. Ati turimo turagutegurira kurenza ikiragano cyawe cyangwa se umuryango wawe ano mateka asanzwe, mugahinduka abantu bakomeye, umuryango ukomeye w'ikimenye bose. None dore utatiye igihango twagiranye. Ni iki kibiteye? Wibuke sogokuru wawe. Become a great people, a great family, known family. Now you are leaving this contract, this pact. Why? Remember your grandfather. He was bringing things that make me to think, to remember. Yagaruraga ibintu binyibutsa bikanankumbuza kubagarukira. Gusa nari nkomeye ku cyemezo nari nafashe icyuko nashaka gusubirayo. Nibyo mukora byose mumenye yuko ntazagaruka. Ntibyavamo. Byaba byaramurakaje? Yego. Yararakaye asubirayo. Hashize igihe hiyize Lusiferi ubwe mu yindi sura. Gusa we nitwiriwe tunavugana. Hungry. And he went back. After some time, the same Lucifer appeared in different context. But with this one, we didn't talk. When I saw his coming, he appeared there. Amubona zakaboneka aho ngaho, umubiri wanjye waratengurwaga cyangwa se waratitiraga. Mbega nibyo nari muzi, sinajyaga mwibeshyaho. Biratangaje. Uwo mwanya narasenze nti mu izina rya Yesu sinshaka kubonana n'uno. None se watenguwe ubitewe n'ubwoba? Yego. Ni ibintu byizana. Umubiri wanjye warashishiraga, icyakora ubwenge cyangwa se umutima wanjye wo wari wamutanye n'Imana nsenga. Was there, but my mind was connected to God, to praying. But my natural, that is a natural fear. Right. For the body. You can't help that. You can't control that. Right? I knew that one. Uko no gutengurwa kwizana ntiwabibuza, ntacyo uba wabikoraho. Narabimenyaga iyo araho hafi, iyo uko aho hari kizigenza uwo muri ruriya ruhande. Is the number one. So were you afraid because you thought he was gonna come and kill you? None se watewe ubwoba no kwibwira ko aje kukwica? Yari gukora ibyo ntakuyumvisha. Mbega yego. Mbega unyibukije ibisa n'ibyo nasomye mu gitabo inyandiko z'ibanze ku kagingo kaho ka 75 n'ibice 4, aho umwanditsi avuga ibyamubayeho muri ano magambo ngo nabonye umucyo wavaga mu ikuzo ryari rigose data wa twese, maze ubwo wagendaga unsatira umubiri wanjye wahinze umushyitsi kandi unyeganyega nk'ikibabi. Natekereje ko uwo mucyo uramutse ngeze iruhande nahita mpfa, ariko uwo mucyo wanyuzeho. Icyo gihe nabashije gusobanukirwa gato Imana ikomeye kandi iteye ubwoba twizera. Ubwo rero nk'uko mbyumva, Lusiferi nawe agombe kuba akungahaye ku mbaraga n'ikuzo, kubera yuko nk'uko tubibwirwa mu rwibutso n'integuza iyo kuwa 24 Nzeri 1901 ngo Imana yarimanye Lusiferi ubwiza n'uburanga byegereye ibyayo bya hafi bishoboka. Nanone wakomeje kuvuga icyo kintu cyo kuba Satani n'abamarayika be babasha kugira ubutware akuru no mubiri upfa kubw'icyaha, bakaba bawugagaza cyangwa se bakawutoteza. Icyakora ngo ntibabe bagira ubutware ku ntekerezo nk'umupaka wemeranijweho mu ntambara ikomeye nk'uko ndiho mbyumva. Ibyo byanyibukije amagambo aboneka mu mabaruwa n'inyandiko z'intoki
umubumbe wa kane kuri manuscript ya 55 y'icya 886 kuri paragarafu yaho ya 31 amagambo agira ati ku bihereranye na Satani iya nzoka ya kera Uwiteka yavuze yuko yari kuzakomeretsa agatsinsino ka Kristo, ariko Kristo we akamukomeretsa umutwe. Imana ishimwe kuba Satani atabasha gukora ku mutwe. Umuhanuzi yaravuze ati mu ntekerezo zanjye cyangwa se mu bwenge bwanjye ariho mu mutwe ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko mu mubiri ndi imbata y'amategeko y'icyaha, nk'uko biboneka mu Baroma 7 ku murongo wa 25. Nuko agakomeza agira ati intekerezo n'umutima bihugukiye umurimo wa Kristo, naho Satani we yahugukirije abantu n'abamarayika baguye kwifatanya nawe mu kurwanya Imana. Babasha gusa gukomeretsa agatsinsino, mu gihe muri icyo gikorwa nyirizina ubwo Satani aba asa n'uwanesheje mu kuzitoteza no kuzica, indahemuka zirengera amategeko ya Yehova ziba zikomeretsa umutwe w'icyo kigomeke ruharwa, ni ukuvuga Satani. Naho mu ntambara ikomeye ku kagingo kaho ka 502 n'ibice 3 n'aka 508 n'ibice 3 agakomeza agira ati Kristo yiteguye guha umuntu wese ubishaka imbaraga yo gutsinda. Nta muntu ushobora gutsindwa na Satani atabyemeye, ni ukuvuga nyine uwo muntu atabyemeye. Umushukanyi ntafite ububasha bwo gutegeka ubushake cyangwa guhatira umutima gukora icyaha. Ashobora guteza umubabaro uwo bahanganye, ariko ntashobora kumwanduza. Ashobora kumuca intege, ariko ntashobora kumuhumanya. Kuba Kristo yaratsinze bikwiye gutuma abamwizera bose barwana bashikamye urugamba rwo kunesha icyaha na Satani. Satani n'ingabo ze baramutse babonye uburyo bashobora kurangaza intekerezo zacu, bagahungabanya kandi bakaremaza imibiri yacu, bakarimbura ubutunzi n'ubugingo byacu. Satani n'ingabo ze banezezwa no kubona ubuhanya no kurimbuka. Igiteye ubwoba ni abanga kumvira iby'ijuru risaba, maze bakiroha mu mitego ya Satani kugeza ubwo Imana ibareka ngo bayoborwe n'imyuka mibi. Ubwo rero nakunze ukuntu ubwo Kristo yakubonekeraga atagize icyo akora ku ntekerezo, nk'uko nawe ukiririya mutajyaga mugira icyo muzikoraho igihe muteye umuntu. None n'ubu Satani aje kukubonekera, ndumva warashishiye umubiri wonyine, ariko ngo intekerezo zo zikaguma zomatanye n'Imana. Yego. Praise God, the Holy Spirit connected my mind to the true God, to ask about that name because He told me. Imana ishimwe kuba Mwuka Wera yaromatanije umutima wanjye n'Imana y'ukuri, nkambaza muri iryo zina bigakunda, kubera yuko Yesu yari yarambwiye yuko azahagoboka muri buri kimwe nzaka mu izina rye. Ati ntihazagire ikiguhangayitsa, mu cyo uzakenera cyose ukacyaka mu izina ryanjye nzahagoboka. None byagenze bite utangiye gusenga? Ansenga mu izina rya Yesu yasubiyeyo, gusa asiga avuze ati nta mahoro uzagira. Mbere yuko agenda ati nta mahoro uzagira, maze abona ubugenda. Yego, nuko ibibazo bitangira ku nzira umusubirizo. My brother, problem, yeah, like that was coming. let me ask you this very seriously. Reka nkwibarize kino kibazo nkomeje rwose. Kubera yuko ngo Satani yaje akakumenyesha ko utazigera amahoro. Ese waba uyafite? Yego, ndayafite. Gusa amahoro we yavugaga ntabwo ari ay'umutima, ahubwo nayo mu buzima busanzwe. Yuko ngibyo nifuza kugeraho byose bazaza kubyangiza. Reka bakarimbura kwizera kwanjye n'umushyikirano mfitanye n'Imana. Gusa Yesu hashize igihe kirekire, ibyo nkubwira bino wabisanga mu gitabo cyanjye. Haba ubwo kumvisha abantu aho wahoze bitoroha bitewe n'uko bakubona ubu ngubu. Gusa mbere nashakaga kuyica. Reka ubuzima nabayeho nyuma yaho urabuzi. Umuryango wanjye niwo wabikwibwirira. I was there. It's only to look only now. Before, I want to kill myself. Wow. Life. After that, I'm telling you, my family, they know the thing that I'm saying now. If you go together to my house, my family, ask one by one that you know. Ibyo nkubwira ibi aturamutse tujyanye mu muryango
ukabaza umwe umwe uwambonye nyine muri iyo mimerere babikwibwirira. Ntibyari bisanzwe. Reka bavuga kurwara nari uruzingo ubyumve, yari uruhu n'amagufwa byonyine. Mana yanjye, yego. I was like bony, like bones. Skin and bones. Yeah, skin and bones only. Mercy. Yes. And people think they one will die. Abambonaga bose bavugaga yuko ndi ugupfa. Twavaga kwa muganga umwe tukajya ku wundi bakabura uburwayi. Icyuma cyaburaga indwara. Muganga ati ntacyo tumubonamo. Gusa nyine byari iby'umwuka kandi nari mbizi. Nicyo cyatumaga nsenga nkiyegereza Imana. Ugombe kuba warabajije Imana igituma yemereraga ibyo ngibyo kukubaho. Muvandimwe, wumve ngo nasengaga Imana enyibaza impamvu y'ibyo. Ndibuka yuko umunsi umwe narimo ndira. Abishwa banjye bari aho disi bandirimbira indirimbo nyiristo, kubera yuko ari abagatulika. Barimo bandirimbira indirimbo nyiristo bitewe n'uko nari mbabaye cyane. Imana yavuganiraga nanjye muri abo bana binyuze muri uko kuririmba. Umuvandimwe mbikubwira ubyumve, haba ubwo buno buzima buguhinduka bya nyabyo. Nzi kubabara icyo ari cyo. Ndumva bitari byoroshye. I'm telling you, boy, my brother, his life sometime, eh? I know what it mean, what is suffering mean. Mercy. And after some Inyuma y'igihe amaze kumva nzinutswe ubuzima bya burundu, nibwo Yesu yambonekeye inshuro ya kabiri. Numvaga ari nta gisigaye rwose. Nibwo yongeye kunyereka kugira ngo ampe ihumure, anyibutse ko turi kumwe. Mana yanjye, ati ndi kumwe nawe. Komeza ujye mbere, ndahari. Wibuke yuko nawe uwabikoreraga abandi. Ndumva bitoroshye. Ati burimo nawe uraca muri iyo nzira. Ati gusa turi kumwe, ntaho nagiye. Turi kumwe, ijya mbere. Ndagukunda. Mercy. now, Mercy. you are passing through the same way. You are with me. I didn't abandon you. I'm with you. Continue in the same way. I love you. But with love, I'm suffering. You said I'm it. dying. Yes, I'm dying. Ntari ku rukundo ruhe, imerewe nabi, ndimo ndanogoka. Uko niko wamubwiye, yego, ntidore ndimo ndapfa. Kamere muntu yanga kubabara. Aho kabisa. Yes, I'm dying. You said it to him. Yes, I'm dying. A human being, a normal human being, doesn't like suffering. Oh gosh, come on, man. I can't take even the most. Ingeho no kuribwa buke bishoboka, sinabyihanganira. Umuntu usanzwe ntakunda uburibwe mu mubiri we. Ubu kiribwa n'akantu gato ukabyinubira, ukavuga uti ubuzima burandangiranye. Cyane rwose. Ese turajyana? Yego. Yarambwiraga ati ndabizi kamere muntu yinubira uburibwe. Uko niko yavuze? Yego. Mbega impamvu nuko nariho mbaza igituma ndibwa cyane. Yarambwiye ati nabiciyemo ndabizi. Yavuze yuko ngo umuntu yinubira uburibwe. Yego. Ati ndabizi akuko ndi umuntu. Yego ko nibyo. Ati nabaye umuntu kugira ngo nce muri ibyo. Rero ndabizi. Icyakora icyo nakubwira cyo ni ukujya mbere. Ndi kumwe nawe. Sinigeze nkutererana. Umugisha wanjye ukuriho. Numvise nkomejwe mu kwizera. Gusa umubiri wanjye utentebutse. Reka umva muvandi. Now you became more strong in faith, but weak in the physical. Right. Ah. So was that time? Was that a long encounter with him? Or? Icyo gihe se bwo mwaratindanye cyangwa yamaze iminota mike gusa arigendera? Mbo yari iminota mike. Yaje kubera yuko nimbikubwira ubyumve. Icyo gihe yaramuka ataje cyangwa se ngo agire umumarayika atuma, sinzi icyo mba narakoze. Mbega ubusanzwe nk'abantu ntidukunda uburibwe. Ureke noneho igihe bukabije. Nawe wiyumvishe kuba utari wakigezeho uburibwe, utazi icyo inzara ari cyo, kubaho udafite icyo kurya ari nk'umugani, birumvikana. Kubera ko nyine mu buryo bw'ibanze ari ntacyo mbere yaho wari ukennye mu by'ubuzima. Ibintu yari nta makemwa. Yego. None ubu byarushagaho kunkomerana. Biba bidasanzwe.
gusa nyine Imana yabanye nanjye. Bino bintu nabyanditseho mu gitabo nanditse, ndabizi wabisangayo, ndabizi. Haba ubwo abantu bambaza igituma ntanga ubu buhamya. Bwa mbere si ikintu nishimiraga, nimbikubwira ubyumve. Sinashakaga yuko hari uwagira icyo abimenyaho. N'abo mu muryango wanjye ntibari bazi impamvu y'umubabaro wanjye, kubera yuko bamwe muri bo bajyaga bagira bati uno muntu afite icyo azi, agomba kuba afite icyo abiziho. Nawe se kwa muganga nta burwayi bamubonamo, buri hamwe nuko abaganga bati ntacyo tumubonamo, baturabeshya ufite ikibi wakoze. Kandi muri jye nari mbizi ko ari uko biri, gusa sinabaga natubura ngo mbivuge. Naravugaga nti oya nta kibazo gihari, ntahari koko wasanga ari ikibi nakoze ikibitera, nti gusa sinzi icyo ari cyo. Gusa nyine nari nkizi. Wari ubizi yuko imyuka mibi ari irimo irakujujubya? Yego. Gusa nari nariyemeje yuko hatazagira umenya ibyanjye nyakuri, kubera yuko nari nzi ko nindamuka mbivuze hatazagira ubyemera, ni ntawanyizera. N'ikindi kandi bamwe bantinya, kandi nyine sinashakaga guhabwa akato. Gusa ndibuka yuko tuvugana yambwiye ati nujya guhamya ibyo wambonanye, abanjye bose bazakumva bamenye yuko nabagutumyeho. When you go to testify about the thing that you met with me, all those that are mine, they will hear you, and they will say, I send you to them. All my children. Abana banjye bose, intama zanjye zose zizamenya yuko ari jye wakohereje kuri zo. Yakubwiye ibyo kundekera ku nshuro ya kabiri cyangwa ni ku ya mbere? Mbo ubwa mbere yavuze kuri ibyo ati ukwiye guhamya, no ku nshuro ya mbere navuze ko nabishaka, nawe ati uyu ukwiye kubivuga, kubera yuko nari nitwaje yuko buretse gato. Inshuro ya mbere muhura yakubwiye yuko ukwiye guhamya cyangwa se gutanga ubuhamya bw'ibyabaye? Yego. No kuri inshuro naramuhakaniye, mubwira yuko nabishaka. He said you need to testify. Yes. As to what happened. Even from that moment, I said, no, I don't want. You told him that? You said I don't want to? Niko amubwiye yuko ngo utabishaka? Yego. Yambajije impamvu, musobanurira yuko ndamutse mbibwiye abantu batinya bakantererana, nti nta nshuti nasigarana. Nawe ati oya wigira ikibazo, njye ubwanjye ngusezeraniye yuko abanyizera bose bazamenya yuko ari jye wabagutumyeho, bazakumva. Nuko yavuze. Impamvu nuko natinyaga. Reka nari mfite ubwoba bwinshi rwose. N'igihe ku nshuro ya mbere natangaga ubuhamya bwanjye mu rusengero mbarizwamo rwitwa Eglise Centrale di Rwanda, nari ndembye cyane. Naribwiraga nti ndi bupfe, ndapfa nta kabuza. Explain your testimony. Yeah, my testimony was in my local church that we call Central Church of Rwanda. Was my first time. I was very sick. In my mind, I was saying, I will die. I will die already. But before gusa mbere yuko ibyo biba, ni ukuvuga mbere yuko mpfa, nkuko nimvaga, ninginze mukuru wanjye ngo amerekeze ku rusengero. Nawe ati ntacyo, atariko urarembye. Nti yego ndashaka gupfa, kandi nzi ko ndi bupfe. Nti gusa mbere yuko mpfa ndifuza kureba buheruka bene data bo muri Kristo. Yaransindagije tujyayo. Ngezeyo nagiye kwicara inyuma aho ari ntawambona. Nari nambaye uruntu runini, kubera yuko nari naronze cyangwa se narazingamye bikomeye. Rekasi. Yego. Rero nicaye aho, inshuti yanjye yari iri mu rundi rusengero, kubera yuko urusengero rwacu rufite igice cyo hasi n'icyo hejuru. Hejuru naho abato, naho urubyiruko, naho munsi hitwa muri A, urusengero A, ho naho abakuze. Rero yaraje arambwira ati Gabriel ngwino, nisimbishaka. Nawe ati ngwino, kubera yuko wari ufite gahunda iyo mu ishuri ryo ku isabato iyo kuvuga amakuru y'ahandi, nakubuhamya bw'umisiyoneri aho uvuga ibyo Imana yagukoreye cyangwa ibyo wahuye nabyo mu murimo w'ivugabutumwa. Ati wari ufite iyo gahunda ntawe, ngwino uzibe icyo cyuho. Nanjye nti oya sinshobora. Nawe ati apfa kuza uko umeze uko nguko, ndagutsindagiza
ariko uze ugire icyo ubwira abantu. Uwari ufite gahunda ntawe, kandi dore igihe cyagiye. Tuzi yuko abakuze atari bo bari kuri gahunda, nta wundi twabona usibye wowe. Nanjye nti oya, nti nta nararibonye mfite. Nawe ati oya, uri umumisiyoneri ntiwabura icyo uvuga, igenda ugire icyo uvuga. Numvaga ntabyiteguye. Yitwa Mauricio. Yego, ni inshuti yanjye. Naragiye nti gusa ariko ntacyo kuvuga mfite. Umwuka wera yari hambwira ati nicyo gihe ngo uvuge bya bindi. Niba wibwira yuko uri bupfe urabicecekera iki? Yego, turabyigumanira ngo bigende bite? Reka, ushaka gupfana ubuhamya bwawe ububwire abantu, babwire iby'Imana yagukoreye n'uwo wahoze uri we, bamenye ibyo wahozemo. Tanga ubuhamya bwawe uko buri. Nabaye nk'ufungura umunwa, amagambo akajya yizana, wagira ngo hari urimo aramvugiramo. And from that moment, I opened my mind. I opened my mouth, and the thing was coming out. Like someone was talking to me. I was telling the story. Like naravuze mvuga ibyanjye, abari mu rusengero baratuza. Pasiteri n'umukuru w'itorero baraho. Abantu bari bacecetse cyane, kandi atari ubwa mbere bambonye. Ngira ngo nuko hari batari bazi ubuhamya bwawe. Yego, bari batuje cyane. Batangira kuvugana bati uno se si Gaburiyeli tuzi? Yego. Bati si umwe muhungu wacu se? Bati cyane rwose. Hashize iminota 10 narebaga ku isaha. Abantu bari bagishaka kumva ibindi, kandi igihe ngenewe cyageze. Mvuye aho ngaho nagiye inyuma y'ibiro mu mwiherero w'abakoze mu ishuri ryo ku Isabato hamwe n'abadiyakoni. Bamwe mu bakuru b'itorero barahansanze. Nuko umuyobozi w'ishuri ryo ku Isabato ambaza niba ibyo navuze ari ukuri koko. Namusubije ntya, aha turi si ku rusengero, hakaba hera h'Imana yera. Naba mvugira iki ibinyoma? Nahapfira? Ntuzi sino Mana? Niba mufite gushidikanya mugende mu bisengere, kubera nzi yuko ibasha kumva ikabasubiza. Niko mbyizera. Mwe nimugende muyibisabe. Abakuru b'itorero baraje barambaza bati mwana wacu, muhungu wacu, biriya koko byarabaye? Bambajije ibibazo byinshi. to ask to me, kid, by our son, this happened, what? Some more questions. And from that moment now I start to Guhera ubwo natangiye kujya njya ahandi hantu no mu yandi matorero gutanga ubuhamya bwanjye. Umunsi umwe umukuru w'itorero rimwe twabaye inshuti, yambereye inshuti bwite. No mu gitabo cyanjye mugarukaho mu izina. Ni umuganga sibyo? Yego. Sompayo. Yego. Ni dogiteri Sompayo. Yaraje abonye ko ndwaye, arambwira ati ndi umuganga, uzaze ku ivuriro iri niri, nzaba ndiyo, uzahansanga. Gusa muri igihe naribwiye nti none se ko nagiye ku bitaro byinshi ntihagire icyo babona. Njye bwa mbere namusanzeyo, twarahuye anjyana aho nagombaga gufashirizwa muri buri kimwe, nkasuzumwa n'ibindi nk'ibyo. we met and he escorted me to the place that's supposed to do the everything, Exams. exams. They say for the first time they appeared the thing that I had. Ku nshuro ya mbere ibibazo nari mfite byaragaragaye. Icya mbere cyari uburwayi bw'imisemburo, rekasi. Yego. Igituntu nibyo. Yego. Bansanzemo igituntu n'ibindi bintu icyarimwe. Mbega natangiye kuvurwa, yampaye imiti, antera inkunga y'amafaranga ngo nigurire ibyo nkennye. Yego. Nahereye ko ntangira guhamiriza abandi, gusa hagati aho abantu banshikagaho nk'uko nari nsanzwe mbyiteze. Barampungaga, ntibifuzaga kugira aho mwahurira babitewe n'ubuhamya bwawe. Yego. Ku nsengero mbarizwaho bamwe baranyanze. Mbega. Yego. Nanyuragaho abantu bakamvugaho, ntibanyitaga uwahoze akorera Satani, banyitaga umukozi wa Satani. Mbega. Yego. Wow. When I'm passing, people are talking about, they didn't say X, they were saying this one is a Satanist. Wow. Yes, this one. People say, but I didn't care about those things.
bavugaga ibyo bavuga gusa sinabyitagaho kubera yuko nari niyizi. Ntacyo byahungabanyije ku kwizera kwanjye, nabifashe nk'ibiraho. Umunsi umwe pasiteri w'umunyabrezil yaje muri Angola avuye muri Brezil aje kubwiriza. Hanyuma Data Sompayo, umwita Data, yamubwiye iby'ubuhamya bwanjye. Undi nawe ati ndifuza kumenyana nawe. Ku nshuro ya mbere yamfashe video ndimo ntanga ubuhamya bwanjye. Yego, narayibonye mu myaka itambutse. Yego, yayimfashe mu gipolitigari. Gusa wumve ngo nari mfite ubwoba. Yarambwiye ati oya witinya, tuzaba turi twenyine. Okay, byiguhangayitsa. Nanjye ni koko se ni hagati ya twembi gusa? Ni okay, niba ari njye nawe gusa ntacyo. Telefone yari imeze itya ayifatiye hamwe. Nanjye ntangira kuvuga ntazi yuko ariyo kuzashyira ku mbuga nkoranyambaga kubera yuko numvaga ari bisanzwe. He put the phone was like this, and when I started to talk, because he was thinking it's a normal. He said we went to the hotel. Twagiye mu hoteli, ambwira kwicara hanze aho hasanzwe ku karubanda, ati cari hano utangire uvuge. Ntangiye kuvuga, yarambwiye ati oyahagarara, reka tujye imbere mu hoteli mu cyumba cyanjye. Okay, yego, ati tugende. Twarinjiye, ambwira kwicara aho ngaho. Yafashe fone ayifatira hamwe nta kunyeganyega. Nawe umubajije aho yakuye izo mbaraga zose zamushoboje kuguma hamwe ari na telefone ye muri ubwo buryo ntiyahakubwira. Ndibuka yuko yamaze iminota 58 yose ameze atyo ateze amatwi byonyine. Gusa nari mfite igihunga. Icyakora ndavuga yego. Birangiye yasubiye muri Brezil. Iyo video Michel Somborge, undi mupasiteri nawe wo muri Brezil, yayishyize ku miyoboro we wo kuri YouTube. Inyibona bwa mbere yari imaze kurebwa n'abantu miliyoni. Million view. People now start to talk, Gabriel, we saw you. Abantu niko gutangira kuvuga bati Gabriel we, twakubonye. Uko twakubonye ariko ntise mwambonye he? Nta makuru nari mfite. Bamwe muri bo batangiye kunyicaho ndetse yewe no ku ishuri. Baturiya ni umusataniste, bati ni umukozi wa Satani. Nanjye nti mana yanjye natangiye gushaka kwigunga. Nuko ndamubwira nti pastor warambeshye, wambwiye yuko byari hagati yanjye nawe twenyine. None dore video iri kuri internet, nimwamfasha mukayikora kuri YouTube. Nawe ati mwana wanjye, iriya video izakeza benshi cyane, nyizera izarokora benshi rwose. Zirikana ibyo ngibyo. Nibyo ko twayikuraho, gusa nicyo kimwe benshi cyane bamaze kuyibikaho. Igihe iri muri za mudasobwa zabo, biroroshye yuko bayisubizaho ugakubitana nayo ku yindi miyoboro. Ntitwayikuraho ubu ngubu. Okay. But a lot of people, they yes, they are in computer, they will put again, and you will see another channels. We can't remove now. Right. Now, you need to believe that God. Icyo usabwa ubu ni ukwizera yuko Imana iri gukoresha nk'umuyoboro wo gukiza abandi bari aho wahoze, kugira ngo nabo bagire ibyiringiro by'uko muri Yesu bahabonera kubohoka. Nicyo bukintera guhamya. Simbigirira abantu batazi ibyino systeme, ahubwo mbamvugisha abakirimo. Kubera yuko nibuka ndira mbonye umuririmbyi mpuzamahanga uzwi cyane w'umunyamerika ari kuri platform ari marira. Yari mararira agira ati sinari nzi ikibyihishe inyuma. Bigitangira sinari nzi yuko nimara kugurisha ubugingo bwanjye badayimoni kugira ngo menyekane ngira amafaranga, sinari nzi yuko nzuzura intimba. Uwansubiza icyo gihe sinafata kino cyemezo kibi nafashe. Yarimo arira. So to the demon, I didn't know that I become a miserable. If this thing was happened before, I'm not supposed to make this bad decision. And he was crying. But people in the gusa hagati aho abantu bo baramwogezaga bibwira yuko ari gutera urwenya, bibwira yuko ari swaga. Nge numvise uko amerewe, ndavuga nti burya ubu noneho nagumye guhamya kubwo abakeneye kubyumva.
yuko muri Yesu Kristo hari ibyiringiro. Amena. Ni Yesu yabafasha nk'uko yamfashije. Amena. Nicyo kintera guhamya. Simbigirira abo ngabo batabayeho muri uno mwijima badafite icyo babizeho. Oya, abo si bo mbambwira, ahubwo mba nibwirira abo bantu bamwe bakiri muri sisiteme. Yego, ni bene abo mbambwira bashaka kuvayo gusa batazi uburyo bavayo. Bizera ko bahezeyo. Yego, nyamara hari inzira babahokeramo. Yego, nicyo gituma ubu mba natanga ubuhamya bwanjye ku bwabo ngo mbamenyesha yuko Yesu umwe wankijije akankurayo uko nabo rwose yabakiza. Nibabyizere. Amena. Ubu sinita ku banyita umurozi cyangwa umusataniste. Reka ntibazi ikibintera. Nzi ko hirya y'ibyo byose buno buhamya bubasha gukiza abantu. Kandi rega si wowe wenyine. Abantu bose nabonyeho bafite ubuhamya bukomeye cyane bitangira bumva bari sensitive cyane kuri bwo cyangwa se bigengesera cyane kuri bwo, birinda yuko bwajya ahabona. Ntibakamenye yuko bafite ikintu cy'agaciro kenshi cyane isi ikeneye. Gusa iyo kimwe nawe batobe bakavuga nuko bagasogongera ku mudendezo ubonerwa muri Kristo, ntacyo baba bagifite icyo guterwa isoni nacyo ko hahise habo. Niyo wahora ubibibutsa gute? Twizere yuko ari ntawe mu badukurikiye wanga gushyira ahabona ibikomeye Imana yamugiriye, agumya kubangamira umurimo w'ubuntu bwa Kristo mu mibereho ye binyuze mu kugerageza guhagarara ku byubahiro bye bya kimuntu ngo atiteze abantu uboshye hari icyubahiro na kimwe umunyabyaha yagirira hanze ya Kristo. Muvandimwe, reka ubuhamya bwawe buvuge. Gukiranuka no kwiyakira by'umunyabyaha bikurana n'uko agenda yimenyaho kandi yemera ubunyacyaha bwe. Kwihishira no gukomera ku bunyangamugayo bwawe wanga kuvuga iby'Imana yakubikije kugira ngo gusa wishyire mu mutuzo w'igihe gito wo kuba abantu bagenzi bawe ari nta kibi bakuziho, ni ukureba bugufi rwose ndetse n'ubwenge buke ku Mana, kubera yuko nubwo bose batabyibanaho uko biri, bose bakoze ibyaha ntibashyikira ikuzo cyangwa se ubwiza bw'Imana. Ubuziraherezo nibwo gusa buzagaragaza igihombo kiri mu guhisha iby'Imana yagukoreye, kandi uzi rwose ko byabera benshi umugisha. Nakira telefone nyinshi cyane z'abantu bampamagara barira bansaba kubafasha, bati ndi muri sisiteme kandi ndashaka kuvayo, ariko barimo barankurikirana bashaka kumitana. Niki nakora? Mba nahera ko nkabafashisha kubarangira Yesu umwe wankijije ko nabo yabakiza. Now I can help them to say the same Jesus. In the same way, even when you leave that place. Erega niyo usohotseyo ntibiba bivuze yuko byose bibaye mahwi. Icyakora ugira amahoro, Imana ikabana nawe. Naciye mu mubabaro n'uburibwe, gusa na n'ubu tuvugana Imana ntiyigeze intererana. Amena, amena. Icy'ingenzi kurenza ibindi si buno buzima, ahubwo ni nyuma ya buno buzima. Yesu yarambwiye ati ntacyo nagusezeranya cyo muri nose kubera yuko ntari nyirayo. Icyakora ati icyo nagukorera ni ukuguha umugisha none gusa nkakurindiriza ubuzima burushaho kuba bwiza butagira iherezo. My things, I can bless you here from this moment, but keep you for the better life that is immortal. In this life, suffering, pain is true. You can't. Ati kubabara no kuribwa ni umugabane wa buno buzima, ntaho wabicikira, ntaho wabihungira ukiri muri nose. Sinagusezeranya yuko utazababara ngo wowe kugira uburibwe. Oya, sinabikwizeza. Ati gusa icyo nagusezeranya cyo ni uko nazigera na rimwe nkusiga wenyine. Nzahora mpabaye. Mu marira nzarirana nawe, mu byishimo nzaba mpabaye, mu munezero nuko, mu burwayi nuko. Gusa ndagusezeranya ubuzima bw'iteka, ubuzima udashobora kugira undi buguha cyangwa se ngo abukwambure. Sickness, I will be there with you. But something that I can promise you is the thing, eternal life. That no one can get this thing to you. They can't take it from you. Yes.
eternal life ubuzima bw'iteka ni wowe bwaronyewe kubera yuko napfiriye ku musaraba ngo ukunde ububone. Nicyo kintu nzaguha udashobora guhabwa n'undi. Nushikama ukazapfa wizera uzahabwa ikamba ry'ubugingo kubera yuko ari jye bugingo. Ati weho gusa witeshuka inzira yanjye hama mukuri kwanjye kugira ngo ubone ubugingo kubera yuko nk'uko ubizi ari jye buzima. Ati simfite kwirirwa nkurondogorera kubera yuko usanzwe ubizi. because I'm the life, but remain on my way, remain in my truth to have the life. Because I'm the life. You know, I can't tell a lot of things because you know. But now, I'm not with him because Abantu ntibumve yuko ndi kumwe na Yesu mbitewe no gushaka kuzahabwa ubuzima budapfa. Ubu nsigaye ndi kumwe nawe mbitewe nuko ari we wabanje kunkunda, nanjye nkaba nsigaye mukunda. Amena. Ni icyo gituma mu cyaro cyose, haba mu buribwe no mu mubabaro, ntabwo ndeba ku by'ubuzima buhoraho. Ibyo gutura mu ijoro se, ibyo kuba mu ngobyi ya Edeni se, cyangwa se muri Yerusalemu nshya. Oya, nshikamishijwe no kuba ankunda, nanjye nkaba nkwiye kumukunda. Ubu icyo ndebaho ni urukundo. Yarankunze bikabije, yarankunze cyane. Nicyo gituma nanjye nshaka kumukunda iteka ryose. Mu cyazi cyose ndamukunda kandi nawe arankunda. Ni kubw'ibyo. Si kubw'ijuru n'ubuzima buzahoraho, ahubwo ni kubw'urukundo. Arankunda nkamukunda. Amena. about eternal life is about life, love. He loves me and I love him. Amen. This is the thing that make me connected with him. Icyo ni cyo kinyimatanya nawe mu mubabaro, kubera yuko mwizeye nkurikiye ubugingo buhoraho byonyine ntacyo byamfasha mu mubabaro wanjye wa none. Nibyo niko biri, ni ukuri. Iyo urimo kubabara uribwa, iby'ijuru ntumenye birigitiye nuko birigise. Ariko iyo ukunda, kimwe na Yosefu mbere yuko afungwa, uravuga uti none nabasha no gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana yanjye. Uti sinshobora kubabarisha Imana yanjye imigirire yanjye idakwiye. Bene ibyo ubu nibyo bimbamo. Sindeba ku by'ijoro, ahubwo nita kuri we, uwo inshuti yanjye magara akaba na data. Niwe byose byanjye. Now is this thing in my mind. It's not about heaven. It's about he's my friend, my best friend, my father, my everything is him. I can't do. Ese nkora ibibi byamuriza. Ni bene ubwo bucuti bunyimatanya nawe. Ntabwo ari ubugingo buhoraho. Oya, ni kubw'umushyikirano n'ubushuti dufitanye. Ndamuzi kandi nawe aranzi. Amena. Ni inshuti yanjye. Ndiho kubera yuko ahora andinze. Iyo hari uburyo nikundira kuvuga ibya Yesu mu mibereho yanjye. Si mu mibereho y'abandi, ahubwo ni mu bwanjye buzima. Ibyo ankorera ni urukundo. Mbasha kuvuga yuko Imana imbere nziza kubera yuko nagize iyo nararibonye. Icyo nicyo kinshikamishije mu nzira ndimo, nkaguma ndi ndahemuka kuri Yesu Kristo. Ni urukundo. Urukundo rwe, yego. Amena. Urukundo rwe, amena. Imbabazi ze, ineza ye, yego. Nibyo ngibyo. Faithful in God, in Jesus Christ. His love. His love. Yes. Amen. His love. Amen. His mercy. His kindness. Yeah. This thing. Jesus loved me too much. Some singer say. Yesu yarankunze bikabije. Umugani wa muririmbyi w'umunyanigeriya niwe wagize ati Yesu yarankunze bikabije, urukundo rurengeje. Imana yankunze bikabije. God loves me in excessive. In excess, okay? No, excessive love. Huh? Excessive love. I say so. Excess? Uvuze ngo iki? Ngo ni excessive. Oya, excessive love. Ngo excessive love. Excessio. Excessio. Ngo excessio. Excessio. Excessive. Yego, excessive love. Bimenyesheje urukundo rukabije cyangwa se rurengeje. Mbese wavugaga urukundo rukabije? Yego.
Okay, ndabyumvise noneho. Urukundo rurengeje. Excessive. Yeah, excessive. Excessive love. Yeah, Okay. excessive love. Excessive. Excessive love. Wow, friends. Inshuti twari tubanye. Reka nanone dushimire Gaburiyeli ku bwa buno buhamya bw'agatangaza rwose. Navuga yuko iki ari cyo nanjye kintera gukorera Yesu. Aseka bw'ubugingo buhoraho cyangwa indi mpano ye iyo ari yose. Ahubwo ni ukuntu yankunze, yirengagije ibyo nakoze mu hahise, yirengagije ibibi nakoreye abantu, ibibi navuze, ibibi natekereje ku bantu. Kubera ko natse imbabazi, yiyemeje kugumya kunkunda. Nta kuntu wabyigiraho sibindeba. The evil things I have said, the evil thoughts I have had towards people, because I have asked for forgiveness, he has decided to still love me. And you just can't beat that. And so regardless of where you are in your life, Ubwo rero hatitawe aho waba uri mu buzima bwawe, ukaba warabarijwe mu miryango ikorera Satani nk'uno muvandimwe wanjye, cyangwa ukaba warahoze uri umuntu usanzwe nawe wakoze ibyaha mu buzima bwe, Imana iragukunda, igutegeye yombi ngo uzikorere umukuri no mu mwuka, hatitawe ku buzima wahoze ubayeho. in truth and in spirit, regardless of the life you have lived in the past. And so before we leave today, we just want to say a prayer for you, my friend. Rero nshuti yanjye, mbere yuko dutandukana no munsi, turifuza rwose kugusengera. Data turi mu ijuru, nanone tugushimiye ko tuzana hano kugira ngo tubashe kubara ubuno buhamya buhebuje. Ubwo nanone dushyira hanze ibitangaza by'urukundo rwawe, turasenze ngo buri umwe uteze amatwi, buri wese udukurikiye, turasenze ngo umwohereze umwuka wawe wera wo kumubyutsamo icyifuzo cyo gukora ibyiza, guhitamo urukundo mu cyimbo cy'urwango, guhitamo gukora ibyiza mu cyimbo cy'ibibi, guhitamo kuzamura mu cyimbo cyo kumanura. Nyagasani, urakoze kubw'ibyo wakoze mu mibereho yanjye n'iya Gaburiyeli. To choose to do good instead of bad, to choose to lift up instead of put down. We thank you, Lord, for what you have done in the lives of myself and Gabriel, and we thank you for what you will continue to do. Tugushimira ibyo uzagumya gukorera mu mibereho y'abadukurikiye uno munsi. Urakoze kubw'ibyo watugiriye byose. Mu izina rya Yesu, amena. Amena. Anshuti, naho ubutaha. Murakoze. Thank you for all you have done for us. In Jesus' name, amen. Amen. Until next time, friends. Thank you.